Ntago tugiye gukora concert yo kwishyuza kugira ngo tubone icyo dujya gufasha abo bana kuko already basanzwe bafashwa mu bijyanye no kwiga n'ibindi byose bikenerwa n'ibikoresho by'ishuri. Nafashe initiative yuko nta muntu ushobora kubaho mu buzima bugoye, cyane cyane ndi kwibanda ku bana bari mu buzima bwo mu muhanda. Aba bana baba mu buzima bwo mu muhanda abenshi nubwo bababona bakabona mu buzima bugoye, hari ababujyamo ariko atari kubera impamvu zabo. Yagarutse ku kibazo cy'abana bo mu muhanda, ni ibintu mbamo agaciro cyane kuko uyu munsi none bari abana hari abantu bafata nk'abadashobotse. Kuko se koko ntibashobotse, barashobotse, kuba bashobotse barashobotse. Ndetse niyo baganirije bamwe bumva ko bafite baba bifuza ko bajya ku ntebe y'ishuri. Rero twebwe twabwisanzemo kubera ubuzima bw'umuryango utishoboye. Niyo mpamvu rero naje kugira ngo nkore icyo gikorwa. Ndi kugiteganya ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12. N'ubufasha buteye gutese no kubaha ibyo kurya se n'imyambaro se n'ubufasha buteye. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza, floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Mu buhe buryo ese cyaturutse kuki? Urebye umuntu bitewe n'ubuzima aba yarakuriyemo, nararebye ndavuga ni ntago nabaho ndi kure y'abantu babayeho nk'ubuzima nabayemo. Nubwo amateka y'ubuzima hinduka ariko habanza utangirira mu buzima buba bugoye, warangiza ukazafata umwanzuro wo kuba nawe wazabikura no mu bandi. Ubwo buzima bubayemo n'ubwo buzima bituma bikwibutsa kuba bafasha abandi uvuga ko bashobora kuba bari mu buzima bw'ubwo nta bufasha bari. Nabayeho mu buzima bugoye dukennye cyane ku buryo iyo ubuzima nari ndimo no kwisanga mu muhanda byari birimo, kubera ko icyo kurya icyo kunywa yewe no kwiga byari ikibazo. Ubu rero aho nakuriye nafashe initiative yuko nta muntu ushobora kubaho mu buzima bugoye, cyane cyane ndi kwibanda ku bana bari mu buzima bwo mu muhanda. Aba bana baba mu buzima bwo mu muhanda abenshi nubwo bababona bakabona mu buzima bugoye, hari ababujyamo ariko atari kubera impamvu zabo. Hari ababujyamo kubw'imiryango, hari ababujyamo kubwo kubura ababyeyi cyangwa se n'imiryango itishoboye. Rero twebwe twabwisanzemo kubera ubuzima bw'umuryango utishoboye. Niyo mpamvu rero naje kugira ngo nkore icyo gikorwa. Ndi kugiteganya ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12. N'ubufasha buteye gutese no kubaha ibyo kurya se n'imyambaro se n'ubufasha buteye. Naje mu buryo bwo gutanga ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza, no kureba abantu badafite aho barara nkabaha ibyo kuryamaho, n'abadafite icyo kwambara nkatanga icyo kwambara. Yego. Nowe nije ufite cyangwa ni group yo gutangira? Oya ntago ari onije, ahubwo ni igikorwa kindimo nkora nagamije inyungu, bitewe n'uko ubwo buzima bwangoye kububamo, sinyeneye ko hari abandi bantu babubamo. Usanzwe gikora ni ku nshuro ya kangahe ni usanzwe? Natangiye gukora iki gikorwa guhera 2019 kuko nari nkiba mu Rwanda, nibwo natangiye gukora ibikorwa byo kugenda mfasha abantu bitandukanye, aho mpitiyemo ubuzima nari ndi kubona nyine bigenda bitanyemerera neza kubera ubushobozi. Nkimara gufata initiative yo gukizwa kuko nawe ndi evangeliste, ndi umuvugabutumwa, ndi mu gihugu cy'Ubugande kubera amasomo, ndimo ndiga ndetse n'akazi. Niga muri university y'ibijyanye na Bibiliya, bayita Grace Room. Itorero nsengeramo baryita Nayote, niryo nkoreramo umurimo w'Imana. Rero nibwo narebye ndavuga ni ubwo ntangiye kubona ubushobozi ntakita ku bantu babayeho mu buzima naciyemo, fata initiative yo gukora ibi bikorwa nkora. Bivuga butumwa ku munyarwanda hari mu gihugu cy'Ubuganda
ikorwa gute urabona rimeze gute cyangwa se igeze kuri rwo ku Banyarwanda bakorera Abanyarwanda bari Uganda nta kibazo cyane ko u Rwanda n'Ubugande ndetse ni igihugu kimwe nta kibazo tuba tumeze neza. Ku bijyanye na konseri ujemo ni konseri yo gufasha no gushishikariza abantu yaba abayobozi bacu b'igihugu yaba bategamiye kuri leta kugira ngo bagire umutima ukomeye wo kujya bita ku bantu bahuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo byo kuba mu bukene idase abana bashobora kujya mu nzira mbi bitabaturutseho cyangwa se n'ababijyamo ariko babanze bamenye ko hari n'ibyo babura. Igikorwa cyo gufasha na konseri bizabera umunsi umwe? Oya bizabera umunsi umwe kuko tubifite ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 ni igikorwa tuzakorera rimwe. Haba hari umuvugabutumwa cyangwa se umukozi w'Imana wo mu Rwanda ushobora kuba warigeho cyangwa se ukomeza kwigiraho muri iyi minsi? Yego. For example nk'aba Apotre Mignone n'abandi bagiye batandukanye. My role model na Apostle Mignone. Ni role model wawe? Yego. Umwigiraho iki? Ni umubyeyi uri smart ni smart ku isura afite ubwenge kandi avuga Imana neza. Yego. Nawe urakoze cyane. Kumwe na Ndahiro Valence Papi ni umwe muri baje kwakira umuvugabutumwa Dorcas Papi ameze fresh? Ameze neza cyane ndashima Imana. Runigirwa nk'urwa muyoboke? Oya ntago ari nk'urwa muyoboke ahubwo ubwo nje ni nk'urwanjye ahubwo uzarebe niba afite nk'urwanjye. Muyoboke afite urugero nk'urwa Papa? Warabaye mushehe? Oya ntago ndi umushehe. Yego. Umeze neza? Meze neza ndashima Imana. Dorcas ni umuntu usobanura ikimbere na mbere kuri wowe? So Dorcas ni umu evangeliste na appreciatinga kabiri buriya Bibiliya yibivuga neza ngo gutanga bizana umugisha kurenza kwakira. Iyo rero nge by'umwihariko nk'umunyamakuru umuntu ari gukora ibikorwa byo gufasha kabiri bifokasinga cyane ku buzima bw'abadafite imibereho yagarutse ku kibazo cy'abana bo mu muhanda ni ibintu mbampa agaciro cyane kuko uyu munsi wa none bari abana hari abantu bafata nk'abadashobotse kuko se koko ntibashobotse barashobotse kuba bashobotse barashobotse ndetse niyo baganirije bamwe bumva ko bafite baba bifuza ko bajya ku ntebe y'ishuri ni nabo yafokasinzeho cyane. Ubu barimo gutegura igitaramo kizaba tariki 20 z'ukwa 12 kigamije gutanga cyangwa se gukiriza inkunga imiryango 200 kubishyura ubwisungane mu kwivuza ndetse no kugira imiryango imwe izahabwa ibyo kurya n'ibyo kwambara mu rwego rwo kugira ngo bishimane mu minsi mikuru soza umwaka wa 2025-2026 anabona no kwifuriza nyina abo bana afasha gusoza umwaka neza no gusoza undi mwaka neza. Buriya iyo ufite ikintu ukora utekereza ko inyuma hari ugusapotinga ari ukwigubishyiraho ubushake n'ikiri mu gukora ugikora ugifite ku mutima. Ibi rero ntago byakagombye kuba bikorwa n'umu evangeliste gusa ahubwo buri muntu wese byakagombye kumubera indorerwamo akagira umutima wo gufasha kuko buri muntu wese abigize ibye akavuga ngo reka ngire byibura abana babiri bo mu muhanda nganiriza mfasha kuba nahindura bahinduka kandi ikibazo cy'ubwiyongere bw'abana bo mu muhanda kikaba cyarangira. Ikindi nkunda cyane kuri we nuko ari ibintu akora atari indonke agamije yego ahubwo akabikora bikunze buriya ndetse n'abandi banyamakuru turi kumwe inzara iraryana inzara iraryana noneho nawe urumva ko iyo ataza gukura muri ubwo buzima ngo abone ko ubuzima bwamushaririye ntabwo yari kubona icyo yigiraho mu kubijyanye n'iyo gahunda yo gufasha. So ubwo rero Imana imuha umugisha Uwiteka mwongerere ndahamya ko konseri biteganyijwe ko ishobora kuzabera mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo nta gihindutse birimo gutegurwa na management mbere y'umuyobozi. Inyuma barajujuye ngo mwahuye mute? Twahuye gute? Bande bajujuye? Ubusewe twahuye gute? Mani umuntu kundi muntu ngo mwahuye mute? Nkeka ko umuntu ufite ubwenge atabaza icyo kibazo. Twahuye muri uyu mwuga nyine nk'umuvuga butumwa buriya bwa mbere Dorcas ntago abigarutseho yahoze yandika amafilime anayatanga ku bayakina aya movie tumenyana ndi mu itangazamakuru hari press conference twari turimo mufasha mu bijyanye no kuba yamenyekanisha ayo mafilime yandika aza kwakira agakiza ahita akomereza Kampala Uganda kugira ngo abe yabasha gusoza icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ivuga butumwa n'ubundi akomeza kunsaba ko namuba hafi
mushyira muri management yanjye ubwo ngubwo rero nuko twamenyanye. uvuze ko management ubereye umuyobozi ari irimo gutegura bino bintu, uradusobanurira niba amafaranga azakirwa muri iyo concert ari yazana? Oya ntago no urimo kubyumva nabi cyane. Ntago tugiye gukora concert yo kwishyuza kugira ngo tubone icyo dujya gufasha abo bana, kuko already basanzwe bafashwa mu bijyanye no kwiga n'ibindi byose bikenerwa n'ibikoresho by'ishuri. Ntago aribwo bwa mbere yakozwe igikorwa cyo kwishyurira abarwayi ubwisungane mu kwivuza. Buriya inkunga cyangwa se inyongera mbi ni ibinyoro, ariko icyo watanga cyose kijya gufasha ubuzima bwa muntu Uwiteka kikwibukiraho. Iki gikorwa mugiye kugikora ku nshuro ya kangahe? Ntago navuga ngo ni ku nshuro ya kangahe, gusa bigiye mu maboko ya management kigiye kuba ku nshuro ya kabiri, ariko yari asanzwe abikora mbere yuko anajya Kampala cyangwa se mbere yuko anaba umuvugabutumwa, yabikoraga bikuye mu bushobozi buke yari afite. Ubwo rero tunaboneraho gushimira ababa hafi ya Dorcas Live kuko akunda gukora ivugabutumwa online, ababa haba hafi ye bakamusapotinga kugira ngo ibi byose bibe byabasha kugerwaho. Imana nabigibaho umugisha. Pape ande horo ibyo ngibyo ka profite occasion last night wari uri Norvege hafi yo kwa Miki ndetse na baaga last night mbana yakurerega Miki naga mwamwe aravuga nyuma yiri ya saga yabayeho hagati yabo na Regis. Buriya ibintu bijyanye na vie privée z'abantu cyangwa se ibintu bitusha ku bintu biri familial, nta kintu njye nshaka kubivugaho, kuko nkanjye ndi umugabo, mfite umugore, mfite abana, mba ntekereza ko ingaruka zizaba ku bana. Buriya icyaba cyiza mwareka gushakira amata mu matako ya nyirahuku kwinjira ngo kuko iki kivutse reka tubibyaze content tubicuruze. Ababikora ngenda nabagaya kurenza uko mwakarimo bagana, kuko ni bato kuri wowe. Ntago nabaganirije kubera ko hari ibindi nari ndimo. Urumva ndajwe inshinga no gutegura iki gitaramo cyo gufasha aba bana, kabiri mba ndajwe inshinga no kujyana abana banjye ku ishuri no kujya kubacyura. Ubwo ndo umubyeyi nkaba n'umukozi wo mu rugo. Ibyo bindi ndabikubonera akanya koko. Gibuze se warabibonye? Gibuze warabibonye? Narabibonye ariko sinabitindaho yego. Niba warabibonye niki cyagusigaye mu mutwe haba ku magambo? Ntago nabitinzeho nyine, ntago nabitinzeho. Ahubwo nimba ufiteho nosiyo reka two kukereza umushyitsi. Ariko twahanura abana bagenzi bawe. Tubahanure gute se? Hanura yiko Pape hanura. Nyine mbwira amakosa abayemo numveho mpera mbagira inama. Ahubwo aho hantu uvuga ngo witwa Regis yego yavuze ko ngo witwaga promoter yaba yarateye inda umukobwa witwa Honorine. Regis niki? Sumu comedian. No se n'umudocteur. Nyereka icyo cyangombwa kigaragaza ko yateye iyo nda. Impapuro arazizanye zibigaragaza zasimweho na docteur inde za radiography. Oya tujya dukora ibintu bitari rumors, tubikure muri rumors, ibintu bibereyo. Abo ngabo yateye inda. Icyo cyangombwa cyasimwe na docteur witwa nde ngo mbenyaho mpera ngusubiza. Sogore Regis yabara umubeshya. Simbizi manu kwinjira muri Amerika. Nukuvuga ngo we yazanye impapuro. Ntago nzi kuri kwazi. Zira impapuro ntago nzi kuri kwaza. Nukuri kwimana no mwijuru. Sinigize amerwe yo kuzibona ngo ndebe ngo zasimwe n'uwe mu docteur. Ibi bintu akenshi mukunze kubibona. Benshi babikora ari prank. Kugira ngo bibonere viewership. Ako ka views kabatunga. Ubu ndajya kubyemeza nze kubeshya societe n'abantu bangi banyizera nk'umunyakuri ntizumurindi kibi. Wowe urashaka kugira ngo nshingire ku marangamutima yawe, none ayo marangamutima yawe adafite ukuri ngigipapuro cyasinywe nande. Nyuma yuko rero Mika kibonye we yavuze ati wakagabo we. Ntago ndabibona byo wera kambiko kumvisha mbikubwira. Yavuze ati wakagabo we ubundi Regis nyine karango nakagabo. Ubundi mbona wagira ngo urakabwa. Oya reka tubyihorere ibyo ngibyo. Umugabo baravuga ngo umugabo mbwaseka imboya ahubwo ni yihembwa ni German Shepherd. None rero ngewe reka nzabanze mbyinjiremo neza menye ukuri kubirimo. Ubu se ko bibaye ari ugutukana mu ruhame yaba ari icyaha gihanwa n'amategeko, urumva ntabangiye kwivanga mu by'inzego. Sindi RIB, sindi polisi, nta n'uwarangirira icyizere ngo mbe mudugudu nzabatumire mu nteko y'abaturage. Ibyo mbigenze kunyura ko uruwakera wahozeho. Ejo sinakuvumbuye. Ahirwa bemera batabonye.
Urakoze cyane. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788333266. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.